ariko umuntu akomeza agasenga ntacike intege. Iri muzima ababe n'ubundi baba kugenda yego akomera kukinanye ugakomeza ugasaba imbaraga. None se n'abakinnyi b'umupira mwakinaga byibura bakugezeho mwana? Bajya bamfasha ariko abo twakinanye bigiriye hanze. Nk'abande? Nk'uwitwa Olivier Karekezi na Kanombe. Yego. N'undi bakunda kwita w'igisenyi bita Salomon Isari. Niwe bakunda kumfasha ariko ntabwo mbaheruka. Yego. Ariko ni Kigali n'Abanyarwanda bakunda kumfasha nuko nyongera bikancanga ugasanga nabo ubwenge bakakantinda. Uri umugabo se? Kandi umusore. Ntabwo urashaka mwana? Uracyari umwana se? Niko. Ntabwo urashaka? Kabiri kubona mfite imbi nyinshi ariko mu mubiri wanjye ndacyari umwana. Rega baguha ibirozi bakagusaza ugasaza. Reka da. Kaba gasaza Reka da. Baguha ibirozi ugagumya ugasaza. None se ndashaka kugira ngo nkwibarize uyu munsi wa none ko uyu uri umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ubuse ntabwo byibura ugira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka nongere nshaka ikipe mwana? Iyegereze mikoro. Ekipe ubu ngubu nacyari gushaka ubuzima ariko njya nkora siporo nkazamuka imisozi nkakora karasi urabona ko imfundika ikiri yose kugira ngo nuko nkaraba nyine nkarya n'ibiryo nkagira peti ariko nawe tumaci njya kudusura nuko nta kintu bafite mbanubona nta cyane nuko abantu basanyiza bazi ko nyine ntabwo mu kibuga ariko bisaba nyine abantu babimenyereye. None se hari uburyo baba baragufashije nk'ikipe mu busanzwe wakiniye iyi kipe? Nakiniye na Espoir n'Amagaju. Wakiniye Espoir n'Amagaju? Ikipe yo mu Rwanda rw'icyayi yitwa Gisovu Tea Factory. Ki? Gisovu Tea Factory. Gisovu? Hari ikipe twari twakoze ikipe yo mu cyakari ku yarasenyutse navuyemo njya muri Sport isenyutse. Niho wahise uvamo uhita ujyayo? Ndakubwiza ukuri. Hanyuma none se reka nkwibarize nimba uri umusore utegereza gushaka mwana? Gushaka rega ntabwo bihukirwa kandi ko nzi ko abakinnyi b'umupira bakunda ibintu byo kugera kwa kundi kwaje kwa tekinike diro. Wajya uvuga neza nyine bakunda abakobwa. Oya ntabwo ari bamwe rego abo mwagatukije bose ariko buri wese yitaho. Wowe se abo ko ari umukobwa wandoze ariko wandoze wese iyo biramureba. Cyangwa ni umukobwa wakuroze mwana waba warateye inda umukobwa w'umukongomani? Ngenda n'umwana nari mfite imyaka 19 kandi nagiraga ubwoba ntabwo nabikundaga ahubwo abantu bose bazi ko umuntu w'umustar ajya mu bintu byo kurehareha akabigwamo uramenya ahantu yagiye ikibazo akahamenya ariko bigasaba ko muzamumbaza nkabwiza ukuri. Katubwiza ukuri rero byatangiye ryari umunsi byabaye ryari? Ikipe yaho yari mu Kabuye ari muri sita n'akarere kayishaka bakajya barwana yo gasanga amuzamu nasanze nawe baramwishe akambwira ati uri hangano rye mu kibuga ndajyamo nyine nanjye naje mu kazi nyine no kurwana yewe ikintu senshi duka nawe paraze ntabasha kugenda nyine ndaza ngera mu mujyi barambwira ngo nitahe mpita nitahira nasubiye nkakubitwa ingingo zose birabikankuye nkitaha nkabaje kanje gutegereza. Twaje yego mbahaye ikaze mwese mukomeje kubana natwe aho herereye hose mu bigiye bitandukanye tufuriza kugubwa neza. Twabaramusiza ababera Rwanda ababera Uganda Tanzania Amerika Canada Australia. Hanyuma tubahaye ikaze ndi kumwe n'umuntu hano w'umusitari muramubona bamwita Zabrone. Hanyuma hari abantu bashaka kuba bamubona aribwo bwa mbere. Zabrone ni muntu ki kwanza? Ngena umusitari kirari kwa imyaka 10 akongomani bangiye n'aki gukina bagisha imarusha bajya bazana ibintu by'irozi barandoga ubungubu napfuye akimana yankije. Abakongomani wari umukinnyi? Nakina na Wajimi Gatete na Olivier Karekezi. Wakinaga na Wajimi Gatete na Olivier Karekezi? Wewe witwaga nde? Banta Kaseja. Kaseja. Hakiryo zina ko numva ndizi bana. Kaseja. Bantanye no mu Tanzania wari uzi gukina mu zamu. Yaje gukina task. Bakugiriyeyo. Uyu munsi wa none se ariko ngo ari umukinnyi w'umuhanga? Ntabwo byari cyane n'imwe abakuru banjye bandusha nka Ndoye na Bakame. Aho ngaho twahamagaraga mu buga hamwe bakangira inama ariko ngiye hanze n'abantu batangira kunyinjirira
iduka bangiza igicucu ariko bisaba gutera nkunga nkivuza ndivuza ariko kubera ko ndi mu giturage niyo aho biba bigeze umuntu areba aho bigeze akabona abuze amafaranga akiheba ariko bisaba kwiyitaho. Yego none se ndikwibaza ndereka nkubaze ufite abavandimwe bakina umupira? Oya ntabo. Aha none se abo ngabo Ndori Jean Claude mupfaniye? Ni umunyarwanda turanyarwanda nuko twakoranaga akazi nyine turi inshuti. Watangiye gukina umupira ryari? 2008. Hanyuma uyu munsi wa none byaranze abakongomani bakugirayo byatangiye ryari? Byatangiye 2012 harya turi 2025. Hanyuma niki baba baragutwaye? Bantwariye nyine ubuzima bwanjye bajya babukoreraho ariko bakambwira ngo nzashaka uburyo mushaka nanga ariko namubuze ntabwo ndimo ari muzima ariko ndamunga akanya rero bikantesha umutima watereka nicyane njye mbaho kizagera hanyuma ngarure ubwenge bwaraye n'ubuzima ariko nuko nyine nta recuperation bunkorere mukamfasha mukangura utuntu ariko mujye mujya neza nk'abanyarwanda kwa Kagame n'umutekano kandi no gukundana. Ngiye birambabaza cyane ndi hano ku kintu nta kintu mfite usanga nkanyiyenza aho ugasanga nikarumye ariko bizashira. Reka twibutse abantu ko turi ahantu bita ku Kibuye Irubengera, turi ahantu heza, hari ahantu hari bare nziza, niho dukubitanye n'uyu muvandimwe turavuga reka tubanze tumukoreshe twumva uko gahunda uko zifashe. Wari uri gutembera hanyuma mu rugo ni heza? Bahita mu Gacaca. Papa wanjye yari pastor ariko papa yari pasteur muri hetorero ADPR. Ntuse kuki batagusengeye? Nasenze nyine hari utundi tuntu dusigaye ariko umuntu akomeza agasenga ntacike intege. Iri muzima ababe n'undi baba kugenda. Yego. Akomera kukinanye ugakomeza ugasaba imbaraga. None se n'abakinnyi b'umupira mwakinaga byibura bakugezeho mwana? Bajya bamfasha ariko abo twakinanye bigiriye hanze. Nk'abande? Mwitwa Olivier Karekezi na Kanombe. Yego. Nundi bakunda kwita Ugisenyi bita Salomon Isari. Niwe bakunda kumfasha ariko ntabwo mbaheruka. Yego. Aka ni Kigali n'abanyarwanda bakunda kumfasha nuko nyine ngera bikancanga ugasanga na ubwenge bakakantinda. Uri umugabo se? Kandi umusore. Ntabwo urashaka mwana? Uracyari umwana se? Niko. Ntabwo urashaka? Uri kubona mfite imvi nyinshi ariko mu mubiri wanjye ndacyari umwana. Rega baguha ibirozi bakagusaza ugasaza. Reka da. Kaba gasaza Reka da. Baguha ibirozi ugakomya ugasaza. None se ndashaka kugira ngo nkwibarize uyu munsi wa none ko uyu uri umukinnyi w'umupira w'amaguru ubuse ntabwo byibura ugira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka nongere nshaka ikipe mwana? Iyegereze mikoro. Ekipe ubu ngubu nacyari gushaka ubuzima ariko njya nkora siporo nkazamuka imisozi nkakora karate urabona ko imfundika ikiri yose kugira ngo nuko nkaraba nyine nkarya n'ibiryo nkagira peti ariko nawe tumatsi njya kudusura nuko nta kintu afite mbanubona nta cyane nuko abantu basanyize abazi ko nyine ntabwo mu kibuga ariko bisa nyine abantu babimenyereye. None se hari uburyo baba baragufashije nk'ikipe yawe wakiniraga ikipe ya Rayon Sports? Ariko narwaye nawe bivuyemo nagiye Rusizi nuko Rayon Sports nkunda kuvuga ko ari igikundiro yanjye n'ubu nayigiyemo nkiri umwana nkakina muri junior yayo kandi nkayo ikipe nyine mbona niyumvamo. None se mu busanzwe wakiniye iyi kipe? Nakiniye na Espoir n'Amagaju. Wakiniye Espoir n'Amagaju? Ikipe mu Rwanda rw'icyayi yitwa Gisovu Tea Factory. Gisovu Tea Factory. Gisovu? Hari ikipe twakoze ikipe yo mu cyakari ku yarasenyutse navuyemo njya muri sport isenyutse. Niho wahise uvamo uhita ndakubwiza ukuri. Hanyuma none se reka nkwibarize nimba uri umusore utegereza gushaka mwana? Gushaka rega ntabwo bihukirwa kandi ko nzi ko abakinnyi b'umupira bakunda ibintu byo kugera kwa kundi kwaje kwa tekinike diro. Oya uvuga neza nyine bakunda abakobwa. Oya
ntabwo ari bamwirirwa abo mwagatukije bose ariko buri wese yitaho wowe se abo ko ari umukobwa wandoze ariko wandoze wese ibyo biramureba cyangwa ni umukobwa wakuroze mwana waba warateye inda umukobwa w'umukongomani ngenda n'umwana nari mfite imyaka 19 kandi nagiraga ubwoba ntabwo nabikundaga ahubwo abantu bose bazi ko umunyamusitari ajya mu bintu byo kurehareha akabigwamo uramenya ahantu yagiye ikibazo akahamenya ariko bigasaba ko muzamumbaza nkabwiza ukuri nkatubwiza ukuri rero byatangiye ryari umunsi byabaye ryari ikipe yaho yari mu Kabuye ari muri sita n'akarere kayishaka bakajya barwana yo gasanga umuzamu nasanze nawe baramwishe akambwira ati uri hangano ryo mu kibuga ndajyamo nanjye ndaje mu kazi nyine no kurwana yewe kinsensi duka nawe paraze ntabasha kugenda nyine ndaza ngera mu mujyi wambwira ngo nitahe nitahira nasiba nkakubitwa ingingo zose birabikankuye nkitaha nkabaje kanje gutegereza none se warakubitwaga ni bande bagukubitagaza mayibobo nyine najyaga nkabakora aho naragana asanga abakinnyi baragiye nyine wagize ubwoba ugasanga ndaye hanze cyangwa ugasanga umuntu ariko nahuye n'ibiraha bikankubita ariko Imana ikantaba n'abaturage cyangwa wanywaga itabi oya avuga ngo ni itabi ryanyishe ariko itabi ntabwo ari ryo buri muntu aba afite ikintu yiyaminiyeho ariko itabi ntabwo ryanyishe ushobora kunda gutyo ukabona mfite isura y'akazi ukagira ni itabi nagiye kwa muganga ibyo byose banjyanye n'indera wagiye n'indera banjyanye indera mu basazi banyise umusazi witwa umusazi kandi utari umusazi abantu banyita umusazi ariko ntabwo ndi umusazi cyangwa barandwaye mbana n'ubumuga uvuye mu mugase kandi uvuze ko bakuroze mwana mwese amenyanyagize ngo wakwishima nta menyo ngira n'abaye manyoka kira kuri mwe ngo ntaki nta menyo ngira amenyo yarakutse yose yakuwe n'iki n'abagizi ba nabi ntabwo bamwishe bamaga ibintu nkarya amenya akabuni bazakuyobya ubwenge nyine ukagenda ugashiduka wapfuye babuze uko banyura tubwire neza ni ukuvuga ngo barakuroze amenya akayagenda warya ikintu amenya akavuna umuceri wose ugiye ukavunika oya icyo kintu warya umuceri amenya akavunika ndiye agaceri koroshye umuceri akivanga n'amenyo bikanyica cyane ngasara tuje hano mu giterane cy'umugabo witwa Theo bose babireba witeguye kukigeramo gutya nambaye niko nimire ntago nanjye mu rusengero nama kubera iki se oya kubera iki utajya mu rusengero kandi kuvuga ntago ari mu rusengero ariko kujyayo nabonye imyenda yo kwambara kandi ubuse wambaye ubuse nukubaha Imana uko nguko Imana ntago ireba ikabutura cyangwa se umupira ahubwo ireba mu mutima cyakoze urumva nagukomye se impamvu mbivuze nuko buriya njye mba numva kujya mu hantu bambaye neza mba numva ari isoni oya ahubwo ushobora kujya umva se nkubwire wa kintu ahubwo ushobora kujyamo ukahita ubonamo akantu wa kintu yego cyakoze si cyo ibyo ni ibintu ngiye inama hanyuma rero uritegura kujyayo se ndajyayo ariko mwugure n'akaji wakoze Imana igumugisha kandi mwifuje imbere heza ntiwumva se ahubwo abo ngwe n'akarindara kandi mwugure akaji kubera igize ubutariye kandi mu giturage baba bahinze bageze niko ariko hari amakuru numvishije bavuga ngo wakiniye na Kiyovu wakiniye Rayon Sport na Musanze na Espoir n'Amagaju iki Rayon Sport yego na Musanze Musanze nayimazemo igihe gitoya yego Amagaju njya muri Espoir niho narwariye icyo gihe nari mvuye hano ku Kiyiwacu niho nakuriye harya ubwo wayikiniye ryari iyihe iyo izo zose wazikiniye 2018 nibwo natangiye gukina mbihagarika 2012 ubwo wakiniye imyaka 4 bahita baguhindura umusazi yewe ko wahuye n'ibibazo hanyuma nyamuneka reka tubwire abari badukurikiye ntago turi butinde wumva ufite telefone se ndayifite ariko yamuze communication kuba ko tubana yenda wayibaha bakajya bamfasha umuntu yumva ko ari umusportifu kandi wakiniye umupira azi uyu mugabo duherereye harya ni mu majyepfo iburengerazuba ku Kibuye aho bita ihehera irubengera hanyuma nibwo bwa mbere mageze hanyuma rero
wowe udukurikiye ukomeje kubana natwe kuri YouTube channel yacu, ndabizi neza harimo abanyamerika ba diaspora benshi, abantu banzi uyu muvandimwe bakwita Zabron Ngendahayo. Gastar wamuzi? Samba. Gastar Ndamuzi. No bita Cyuzo Jean twariganye cyo. Cyuzuzo Jean d'Arc. Jean Dodiyo. Unakunta Samba ariko yagiye hanze. Ariko se kuki udahamagara wenda bari abakinnyi imana ngo bagufashe baguteramo akantu? Ose ni mwoza ntazigiro. Nazibika mutwe. Hanze byangiriza abakegura. Nk'izandi ngo. Nk'izandi. Nagerageje Kanombe ariko yagiye hanze nta wundi nziza. Heke y'Ikigali. Gaduye nimero zawe. 0788 45 22 46. Niki ninde urumva ari iki kintu bagufashaho? Ayanye na nk'udufaranga two kurya nk'inkunga ku buryo nayo nzonye nkakomera. Urumva warakize neza se? Mbona hari ubwo kubwe bw'amenyo n'ubwo mu mubiri hajyamo n'ibindi bintu bikandera. Ese ubwo urumva zakeneye kwivuza neza? N'ibyo kubwanye ubushobozi bw'amafaranga. Hari abantu bavura sinangaza. Umuntu abashaka. Cyangwa wajya Tanzania na. No mu Rwanda barakora rega. Naho haba ingufu. Reka? Mu Rwanda naho haba ingufu se? Ntihari bitarasa by'abaganga. None se kandi wavuze ko bakoroze mwana bakugiriyeyo? Iyo bakoroze ushaka amafaranga ukishyirira. Ukajya gushaka uburyo ukira nyine ubikoze mu bwenge. Ariko abaca bashaka gukira abo ngabo. Ngaho bashaka torosha imbaraga. Kagame ni uwa mbere. Yego. Aremewe ku isi yose. Nk'uyu munsi wa none n'icyo wamusaba uramutse umubonye? Namusaba nyine kuntera inkunga nta kintu. Giye kibwo umukuru w'igihugu akantera nk'inkunga niba nanjye ubuzima bwanjye bugatera imbere. Amafaranga bagiye banyambura abakinnyi, amakipe nakinnye bakayanyishyura. Ikipe yakwambaye ni iye? Espoir. Iya kabiri? Amagare. Iya gatatu? Ariko nk'aya makipe mwambura umuntu mubona n'uburwayi yifitiye yarabakinnyi yabahaye imbaraga, mwakariye ibisusa mwe kuki mudashobora kwishyura umwana w'Imana? Yabahaye batakaje imbaraga. Uyu munsi wa none yararwaye, nimwigeze munamusura, mwarangiza mukirirwa mwambura abantu kandi batakarije imbaraga. Mwishyure. Siko bimeze ra? Kurya no kwishyura. Kurya no kugira gute? Ariko nimubone arimo araseka nyamuneka ariko arababaje. So reka tubabwire ngo wowe gukora iki kiganiro wumva ibintu biri sawa, nyemerera ufashe uhamagare iyi nimero tubwiye, turaza no kuyishyiraho kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugera mu kandi na subscribe ukoresha na comment, hanyuma ibiganiro byacu bikogereho buri munsi. Kandi hagize umunyarwanda ubikora, hagize umunyarwanda ubikora namwizeza igitangaza ko yaba nkije neza cyane. Kuko hano mbandi ni ahantu meze nk'umuntu uri mu cyobo utavuze umuntu umukuramo. Namoye umuntu ukuramo akora ibikomeye nawe yashimirwa. Reka ubuzima burahirwa, buri muntu ashakisha uburyo yitaho. Yego. Hanyuma rero reka ngushimire. Siko bimeze? Imana igumugisha. Rakoze nawe. N'imbere heza. Ariko tujye mu giterane. Kwatewe. Ngiye kubanza gushaka nuko gushyira mu tujye mu giterane. Hari kwatewe bose babireba. Sawa turi sinkubure. Sawa. Ni nkubure ntago ndi bukugurire irindazi. Yego. Hanyuma tugiye kwinjira hasi nkarisha. Hanyuma reka tubashimire.